nizere ko meze neza, nizere ko mushima Imana nkatwe. Uyu munsi nasuye mami, yego RTC nkuko mukunda kumwita benshi. Niko bakunda kukwita cyane. Okay, noneho aka kanya cyangwa se ubu nona ngiye kumubaza ibibazo bimutsinde mu mwisha amazi. Bashaka oya, ni gutya uko bawabuze imfasha kuko yego. Ngiye kubaza ibibazo bimutsinde sibyo? Kabone na female no biri serious. Yego. Nizere ko ameze neza ni response na mami. Yego. Mazina neza noneho banza tumenye neza. Alice. Yego. Alice Kabungatuma. Yego. Mami ntabwo avumbye mu mazina. Muraza kunyihangana ntabwo nasubira mu batayimisha muraza kwihangana. Yego. Noneho tugiye gutangira. Mfite ibibazo 10. 10? Yego. Nawe ubwawe ndabizi ufite amatsiko yo kumva ibibazo mfite. Byo kukubaza. Yego. Kandi biri motive cyane ku rubyiruko. Ni ukuri? Yego. Okay. Turabagira inama ariko bikorana mu mazi. N'ibinanira nukuba mazi. Kandi ikirahure cyuzuye. Ndakuwe. Niko bimeze. Niko bimeze. Dutangire. Nizere ariko mbere yuko dutangira nimanze barebe ahantu hasa ni subscribe dukandireho. Yego. Tujye dukomeza kubageza ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Yego. Ngo mukande. Hepfo. Duforinge nuko byara. No kuri TikTok mwajyaho ni RTC TV Rwa, YouTube ni RTC TV Rwa, Instagram nayo vuba turaza kuyifungura ariko nayo ni RTC TV Rwa kizaba yitwa. Ibibazo 5 rero nuko bimeze. Yari twakiye. Yego. Umutwe w'intuza w'ikiganiro cyangwa se ibibazo uritwa ngo ibibazo 10 biri motive byuzuyemo gutekereza no gutera intambwe. Uri kumva icyo kintu? Kurikire. Kasi ya. Yego. Akurikire neza cyane. Ikibazo cya mbere. Yego. Ndakumenyereza mikrofone kikunanira. Ni iki wigeze? Nyine ikintu kimwe. Wigeze wibwira ngo ntiwagishobora? Ukumva? Ariko nyuma ukaza kugikora. Ukumva? Mubyumvise uti. Uri kumva cyane? Ni iki wigeze kumva ko ntashobora gukora? Ariko nyuma ukaza kugikora. Yego. Wiyumvisha uti. Yego. Twagiye. Yego. Wisikira amazi. Ndagowe. Izugo. Ikintu ntari nzi yuko nabasha gukora. Harimo nyine kwihangira imirimo. Yego. Kuko nabanje gukora mu bintu bya fonctionnaire nk'umufonctionnaire nakoreraga leta. Yego. Nza kumara igihe nkora ako kazi ngeze aho ngaho rero ndavuga nti mbivuyemo ngiye kwihangira imirimo ariko numvaga ntazabishobora wenda ariko iyo bikunze uretse gato turi imbere ya kamera bidateye isoni ukora iki muri leta. nakoreraga ni nko kuri komine ariko y'i Burayi aho nari ntuye ahitwa Lille muri France. Amazi kanyinywera amazi ni ubuzima ubwo kigutsira nzanyinywera. Urira turuva amazi agiye kukumerera nabi rero iyo ugize impanuka icyo ukunda ukagibasha kugikora nk'uko nkunda kubivuga. Yego. Uranezerwa nyine. Yego. Umutima wawe wumva icyo ukora icyo uzi gukora gifitiye abandi akamaro ukabona birimo uragaburira abantu. Yego. Biranezeza cyane. Of course. Yesubije neza. Tumwe. Yes. Ako nagatsinze. Yego amazi ndayanywiye. Ikindi kibazo. Ni iyihe nama wakwibukira ubaye uri muto? Ese wongeye kuba muto aka kanya? Yego. Ni iki wakora? Kamusukira amazi. Nongeye kuba muto nkora kansubiza nko mu myaka deja byonyine nakwiga
kuko ngewe nagize ntabwo nashoboye kwiga ibintu birebire cyane ariko narigishije ni ukuvuga ni ukwigisha ni ukuvuga nta kindi kintu gishobora kugusohorera mu bitekerezo gusohorera uburyo bwo kubaho utabashije iyo mvuga kwiga ntabwo ari ukuvuga gusa kwiga byo kujya mu ishuri ariko ni ukuba ukeneye kumenya ubumenyi ufite ubwo bushake bwo kumenya kwiga bitavuze aka kanya noneho ubaye wongeye ukaba mutoya nakubajije inama wakigira icyo nicyo wakora noneho wakigira ihe inama yo gukora iki inama wakigira ni muri make tuvuge tureba urubyiruko nubwo turi kubwira cyane cyane yego nyine nagerageza kureba ufite kugira mentor niba hari ikintu nkunda gukora nkabona umuntu uzi kugikora ndagenda nkamwegera nkamubaza ibibazo nkamubwira ukuntu akambwira ukuntu yabigenjeje nicyo buriya abantu benshi batajya batinyuka gukora ariko iyo ugiye ukagenda ukajya kureba umuntu ufite entreprise ufite ibintu akora niba nawe ubikunda kubikora ukajya kumubaza ibibazo nibyo bita kugira umumanto role model ni role model niba uri buyaguye rwose uribuze kutajya kurangiza ibibazo yose ndetse gato amutegurire n'ikindi mubaze ibibazo nabiteguye n'iki kintu still mujye mubivuga nyine musa nk'abari kwihutamo ko bibiri bimaze kugira iminota 7 byazaba birebire cyane ndetse niba twe episode action ikintu umuntu wese akwiye kwiga hakiri kare ngo azabe inkingi ikomeye ejo hazaza ikintu umuntu wese akwiye kwiga hakiri kare kugira ngo ejo azabe inkingi ikomeye ya mwamba n'inkingi ya mwamba ejo hazaza ariko ikintu ngiye nagira abantu inama yo kumenya kandi batatwigisha mu ishuri ni ikintu cyitwa kumenya kubara amafaranga kubara amafaranga kujera gestion y'amafaranga nanigize ngo no kuyabara 2 3 bine ukuvuga ngo kumenya aho mukamera nawe wagize gute mukamera abakozi yego ati ngese ndegana oya yego okay dukomeze kwiga kujera amafaranga kujera amafaranga ubu muri Amerika basigaye batangira kwigisha abana batoya ikintu gituma ukuntu ushobora kubyaza umusaruro ibintu amafaranga yawe cyangwa management ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu aba agomba gukorera amafaranga ntabwo ugomba kuyakorera ahubwo ari amafaranga niyo agomba kubikora amafaranga ugomba gukorera ntuyakorere gutubu ugomba kuyatuma akagukorera yego ako kantu rero ni hakiri kare ni ihe nama wagira wenda nk'abantu babika amafaranga ugasanga wenda umaze kugira amafaranga menshi kuri banki nta kintu yakoresha tukira gukora kuri ako kantu ka management nyine buriya rero kubika amafaranga kuri banki ni amakosa mabi cyane ni amakosa mabi cyane kuko amafaranga ari muri banki ntabwo barimo kukubyarira samwe mu gihe sonde ho gato gutya yego nakoze ibintu byo mu bitubiro byawe yego kugira ngo nubasha kureba nyine ubashe ku ambone like your face yego rero amafaranga niyo agomba kuba igikoresho cyawe ntabwo ari wowe ugomba kuba igikoresho cy'amafaranga kanze mubaze ikindi turika ahangaha twumirwe ubu ubusanzwe se nkunda amazi uri kuyiha wigeze wumva waratsinze ukumva yego wigeze wumva waratsinzwe
ariko bigahinduka intangiriro y'intambwe ikomeye mu buzima bwawe waratsinzwe mu buzima bwawe ariko nyuma bikaza guhinduka iyo ntsinzwe cyangwa gutsindwa kwawe byaje guhinduka intangiriro ikomeye y'ubuzima bwawe yego en fait njye ikintu uburyo bwo njye ntekereza nuko iyo wikubise hasi ikigoye ntabwo ari ukuguma hasi ikigoye ni ukumenya guhaguruka yego ni ukuvuga niyo wahomba niyo wagira gute kwikubita hasi imbaraga ufite imbaraga n'umenya guhaguruka ntagume hasi donc rero byambayeho bimwe na bimwe nkakora nk'ibintu ntibigere aho bigera ariko nkabyigiramo ikintu kumva ko watsinzwe ni ikihe kintu no kimwe wigeze gukora wumva ko watsinzwe ama examen twese turatsindwa mu ishuri reka ariko nayo burya niyo yatsinzwe ugomba kuvuga uti ariko se ni iki cyatsinze kubera iki ugomba kubikuramo isomo wasanga ari uko njye niga mu ishuri ugomba kubikuramo isomo ukavuga uti niba ntatsinzwe hariya ni ukuvuga yuko ibingibi wenda ntabisobanukirwa hari wenda ababyeyi abona umwana yabaye uwa nyuma ese wemera ko uretse gato mvuge n'abanyeshuri abanyeshuri mwicara hano twige wemera ko umwana wese aba afite level y'ubwenge ariko yego ubate ubwenge abantu ubwenge buranyuranye yego ubwenge buranyuranye hari ubwenge bwo mu ishuri yego hari n'ubwenge bwo okay sorry ihangane mvuga ngo nishije abafite ubumenyi baruta mu bumenyi barabyemera icyo kintu ikintu cy'uko abana mu ishuri barutanwa ku bumenyi yego baragutanwa ugasanga umuntu ntabwo atageze ngo yige ariko akaza bikamunanira reka ishuri rigomba kugira uwa mbere n'uwa nyuma byanga bikunze yego baragiye banyurana kandi ni imana yaba yarishyiriye mu muntu kandi njye nizera ko byanze bikunze ishuri rigira uwa mbere n'uwa nyuma kandi buri mubyeyi wese yifuza ko umwana wese azaba uwa mbere ntabwo ibintu bishoboka ntabwo bishoboka ariko nanone hari igihe nyine ababyeyi bashaka yuko umwana akomera muri mate akomera mu mibare se akomera mu gifaransa mu cyongereza ariko hari igihe uwo mwana afite iyindi talent atari ibintu byo mu ishuri azi ariko akaba ari wa mwana uzi kugira ubukorikori ni ukuvuga ugomba kwitegereza umwana wawe ukamenya ikintu kimunezeza kugikora kanongere mubaze ikindi ni iki iyo utekereje ku nzozi zawe sibyo ni iki gituma uguma ku rugamba ni iki kigutera imbaraga iyo utekereje ku nzozi zawe ni iki gituma uguma ku rugamba kigutera imbaraga yego ikintu gituma kinera imbaraga kigatuma nguma ku rugamba ni ibintu byinshi ni ukuvuga hari kuvuga ngo nzasigire abana banjye nanjye ndimo abana banjye bose nawe urimo nzabasigire inyigisho nziza n'ibintu bifatika ku buryo batazakomeza kuguma mu bukene kuko ubukene ni ikibazo gikomeye rero biri mu binsunika nkavuga nti ngomba kugira ahantu ngera nkaba modeli y'abandi iya generasiyo zikurikiye uri kuntsinda cyane rahenze ko hari ibintu birajya bikunana ndi kumva uri kubisubiza neza nk'uko byaramwe ni iyihe mpano cyangwa se ubushobozi ufite wumva ko bikwiye gufasha abandi ni iyihe mpano cyangwa se ubumenyi bwite ufite wumva ko bikwiye gufasha abandi yego ni ibingibi turi gukora ni ugusangiza ubumenyi ibyo nashoboye gusobanukirwa nkabiganiriza abandi nabo bikagirira akamaro
niyo mpano mfite iyo mpano yo gusunika abandi, gusunika amatalanti y'abandi. Tugeze ku kibazo cya karindwi. Ese kubabarira umuntu byigeze bikugora, nako wakize ute ibyo byiyumvo? Kubabarira umuntu byigeze bikugora, ese wakize ute ibyo byiyumvo? Kibazo urumva ibibazo bini bibiri. Yego. Kubabarira umuntu ntabwo byoroshye, ariko iyo umaze kumenya Imana ukayitinya, hari ibintu nyine gahoro gahoro umwuka wera agenda akagukura, akaguha n'izo mbaraga zo kubabarira. Ibyo byagenze gutyo gihe ubabarira? Agastori gato. Kubabarira se hari igihe biba ku bantu bose, bishobora kuba mu makupule. Nyine ntabwo tuvuze ngo mentioning wenda izina. Ni cyo kintu cyakubabaje cyangwa undi muntu wakubabaje mu buzima bwawe utazigera wibagirwa yagukoreye iki? Si ngombwa oya rega ahangaha turano ngo tuganirize abantu kandi ikintu umuntu yagukoreye wowe ukaba waramubabariye. Ushobora kuba ari n'undi yagikoreye wakivugira hano kikamufasha. Reba nk'iki gihugu turimo, urabona ibintu twanyuzemo, urabona abantu bagiye bakomereka bikomeye, ukabana n'abantu wenda banishe imiryango wawe, ariko ugahitamo, kuko byose ni unamahitamo. Byose ni ukuvuga ngo njyewe mpisemo kubabarira, kuko kubabarira kutababarira ni nk'aho wikoreye ikintu bita peace of mind. Ni nk'aho wikoreye umutwaro mu mutima wawe. Rero kubabarira usa nk'aho utuye, ukaba rero niyo mpamvu Imana itubwira ngo tubabarize. Kenshi hari ririya sengesho rya Dawe uri mu ijuru, njye najyaga ndivuga, nagira ahandi ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko tubabarira ngahita avuga ngo none se ko namubabariye ndabivuga gute bikanshobera nkareba kuri naba ndi kumubeshya. Icyo cyari ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya munani, iyo abantu batakwizeye ni gute wabereka ko ushoboye? Urumva Justin, nk'urugero nk'abantu dukorana mu bya entertainment cyangwa urubyiruko dufite inzozi zo kuzajya tugira imbere, hari ukuntu nyine umuntu akubwira ngo wenda nk'urugero hari ukuntu ukina nka filime, noneho nk'umuntu akageza akabaza mbese bya bintu byanyu ntabwo biratangira kurya, kumva nyine ko ako kanya nta cyizere nyine bifitiye ko ari kubyita bya bintu byanyu, ntabwo ari kubyita nk'akazi ukora kawe. Noneho iyo abantu batagufitiye icyizere, nicyo kintu ukora ngo ubereke ko ushoboye. Ugomba kugikora, ukagishyira mu bikorwa. Urayanga rero nicyo kintu ukora ngo ubereke ko ushoboye. Maze kugira ngo ubereke ko ushoboye, iyo umuntu akubeje ngo nicyo kintu wowe tumubwira ikintu ukora nyine, njye ndi kukubaza ku buzima bwawe bwite ni ku buzima bwawe bwite nyine, ikintu ushobora gukora ngo wereke urayanga. Urayanga ni ikintu kanyuze neza igikombe n'ibyo muri byakunaniye. None se icyo wakora kugira ngo umukonvenke? Yego. Kuvuga rero yuko wowe n'icyo wakora noneho? Yewe namubwira nti nguhaye iminsi mikeya, iminsi nk'icumi ndaba mbirangije, kandi muri iyo minsi 10 nkayikora kugeza igihe bimwerekera ko nabishoboye. Ubwo muri make kugira ngo uwo muhiwite ugikora cyane n'ukanagishobora, ngahita ngishobora nyine. Ubwo murumva abantu mufite inzozi, mufite impano, mukore cyane kugira ngo mwerekane ibyo mushoboye. Ufite ifuko bitaguma mu magambo, ahubwo bikaba mu bikorwa. Kuvuga ngo ibintu nzabikora cyangwa se ngo ibintu ndabitekereza nta kintu bimaze, kuko biguma mu bitekerezo. Ikibazo cya cyane kiravuga ngo ese waba ufite umuntu waguhaye ijambo rimwe ryaguhinduriye ubuzima, ese ni irihe? Umuntu wamubwiye ijambo rimwe rikampindurira ubuzima ni umugabo witwa Yesu. Uwo mugabo yambwiye ijambo rimwe, arambwira ngo suzi yuko uri umwana w'Imana. Icyo kintu cyampinduriye ubuzima. Yesu yaramubonye, yarabibwiye. Wasomye Bibiliya? Yasomye Bibiliya. Niba bikubwiriye oya nshaka umuntu akubwira no muri iyi si turimo ijambo
ikaguhindura ubuzima tutagenda muri biriya kuko biriya bifite ubundi bwiru twe tuba tutaramenya nk'abanyafurika buriya ntabwo nshaka kwinjira mu bya biriya cyane ariko buriya ni naho winjira ni naho uhindukira gusa nyine niwe uhindukira ndanayisoma pe ariko njyewe akenshi inyishu wenda zirimo ntabwo wazifashisha kandi ugiye kumotiva abandi bantu iyo ushaka gukora motivasiyo ukoresha ibintu biri muri iyi si wenda ukavuga ati ndibuka wenda nkanjye umuntu wambaye ijambo rimotiva ese njye uri kumva se umuntu wambaye ijambo rimotiva umuntu wambaye ijambo rimotiva kandi turicaranye mu buzima mbaza ngo ni irihe irya mbere warimpaye mu kanya nakubajije ikibazo kigira giti iyo umuntu nyine akweretse ko atagufitiye icyizere yego nicyo kintu wakora ngo umwereke ko ushoboye wahise umbwira ngo urabikora noneho ukamubwira ko ubishoboye icyo gisubizo kuko ni cyangwa ijambo urumva ni motivasiyo urumva gukora ikintu ukunda ni byiza cyane kurushaho kuko kinaguteza imbere kuko uranagikunda yego irindi jambo wambwiye ibikorwa bita ikibura njye nkunda bamundi umukene sinzi niba ubyibuka gake gake barambwira ati rero nongera ngo umukene turi kumwe ntabwo bishoboka byose imbere y'Imana umukene n'umutima byose imbere y'Imana birashoboka rwose nonsikiye nambara neza sigaye nambara nk'abana b'ipari baba bari kubibona ubundi uriya muntu arabita n'icyo uri hejuru neza yego ufite agaciro nicyo kintu nanjye ubwo n'urugero nanjye mise nguhereza urumva niyo wambaye ijambo rimotiva abandi bose tubaroroga bamwe ati si ibintu ukora abana bizakugeza ashatse iki n'iki giti ukajya mu kiyede nk'abandi bana ntabwo wibona ufite isuku ujye guhinga wamujura bene ko bambwira ugasaba rero kwita umujura utaranamwibye ibaze n'ukuri niyo mpamvu rero nashyizeho reveta creative motive abantu b'abajene kangura kangura impano yawe kangura urayifite kandi ufite agaciro uri gukwepa ikibazo mbabarira uri gukwepa ikibazo nakubajije ngo ngewe ninde wabimbwira ngewe nkunda gusoma nkunda gusoma hari abantu ngewe nshaka bikubwiye twavuze ntabwo twavuze ngo n'ijambo wasomye mama wanjye nawe yari wa muntu wabwiraga ati ufite agaciro uri uzi ubwenge niyo mpamvu nshaka kubwira ababyeyi bajye bareka gutuka abantu bajye bareka kubabwira ngo uri ikigoryi uri igikingo buriya dufite ubushobozi mu kanwa ntibize kubivugaho mu yindi videwo dufite ubushobozi mu kanwa dufite turarema umubyeyi ukora ubwira umwana ngo uri igicucu ntacyo usigezaho ibiki ibyo bintu biragenda bikamukoramo kandi bikamuvukamo bikagira ikintu bihindura mu buzima nk'uko rero nanone uvuga ibyiza ukamubwira uti niwe munyabwenge uri umunyabwenge urabishoboye uzagera kure ibyo ngibyo biramusunika bikamugeza kure yambwiraga nyine ko ariko nari n'umuhanga ijambo rimwe nari n'umuhanga kuva ntangiye ishuri nagaragaraga njyewe ntangiye ishuri kugira ndangize ntabwo nigeze mvuga kwa kabiri rimwe ubundi nawe kwa mbere ndumva njye nawe turi marinazi turabusanye njyewe uzi yakoze njyewe nigada ndarakuza nibere wenda uwa nyuma ntabwo nigeze mva uwa nyuma na rimwe ntabe na rimwe pe narinze ubwenge bumwe bwa bwenge ariko bwinshi bagarurije nk'abana nk'icumi ariko si sawa ni ukuba uwa nyuma ni ukuba nyuma ariko iyo waje hagati ubuze nyine uri nka wa mukene ariko udasabiriza urimo hagati ariko icyiza cyabyo ni ukuvuga ngo si ukuvuga ngo wari umuhanga mu ishuri nibyo bizatuma uba umuntu w'igitangaza ushobora kuba uri n'uwanyuma usanga buriya hari abantu bazwi ubu ngubu bari abantu abasukwa mu ishuri kazi ariko wagira umuntu ugusunika gutya
umuntu ukubwira akaguha no kuri nyakubahwa wacu hari utuvidewo twe hari ukuntu njya nureba nkabona hari nk'umuturage ugiye no kuvuga akavuga ijambo mu gifaransa akatavuga ati ariko nta musemuzura nyine gusa njyewe nyine uriya muryango uri motivasiyo kuri njye umuryango wa nyakubahwa perezida Paul Kagame nyine nabo bari motivasiyo kuri njye buriya kuko batuyoboye neza. Ikindi kintu gihari imiyoborere myiza ihari ituruka kuri madamu n'umuryango wose. First lady nyine niyo ituruka. Reka buriya amahoro atari mu muryango ntabwo n'amahoro yaba mu gihugu. Ni ukuri no kugira ngo buriya ngo kandi no kugira ngo abe perezida aka kanya w'icyitegererezo ku isi yose abantu bose bahanzeho amaso bikesheje umudamu mwiza byose bihera mu muryango. Yego rwose. Abana beza bamwumvira ndetse nawe ubwe afite umutima mwiza kandi bakimuntu ndamushimira kuri abanyarwanda ndetse n'ibyo kidukorera yatumye igihugu cyacu kivuga kiba igihugu mpuzamahanga ahantu hose uragera bavuga ati ndi umunyarwanda agatagira ubwoba gatomba iri strong cyane rwose. kandi ugiye mu Rwanda umukongoma we wazarendo ndakwita umuwazarendo nyine hari ibintu umuyobozi w'igihugu cyabakora bikarihesha izina ryiza. Yego abantu bose ugiye mu Bufaransa usanga hari amakipe y'amarije visit Rwanda bagatavuga ati ariko iwanyu ko tubona harenze kandi ubwo ugiye gusura iwabo nawe ubona ari heza none uri kubakumva ibyiza by'u Rwanda nibyo byiza kurusha iby'iwabo kubera ubuyobozi bwiza kubera isuku y'umujyi wa Kigali isuku umutekano no gukunda igihugu n'ibintu guturanga mu rugero ukumva ko nta muntu ugomba kuza gusenya igihugu cyangwa uvuga amagambo aterekeranye hejuru y'igihugu cyawe kuko rega umuntu bita Rukarwabishinga buriya nawe ni umuntu w'imotivasiyo kuri njye. Rukarwabishinga niwe muntu wishe umuzungu wa mbere abarahunze ubwo kera abazungu bageza mu Rwanda abamisiyoneri nta muntu wemerewe no kumutunga urutoki ariko Rukarwabishinga yaramwishe arangije arahunga amaze guhunga ageze hanze yumva ntibizamaho gatundi abazungu bari kumpiga ubundi nzagwa ishyanga wajya kwigura mu gihugu cyanjye undi akaba arubanyicira ko ntari. Yego abaje mu gihugu cy'u Rwanda ko niwe yavugaga ni iwabo yanga kugwa ishyanga. Rero umuntu ujya kwirirwa avuga gusa kuri social media avuga igihugu cyacu bana sinzi uko namwita aba ari tete vide byari yari nk'abamama njya mbona ntabwo nanjye nabyo kuba tukaba twe mu gihugu cyacu twararezwe usanga ari gutukana kuri social media tukumukuru y'igihugu muvuga nabi nyine ugasanga ni ibintu bitagaragara neza kandi ntabwo azi ko ikintu atazi n'abo banyamahanga aba ari gukorera ntabwo bamushima babona n'igihugu neza wakunda igihugu cy'abandi uretse icyabo ibyo bintu birashoboka. Ni nko kwikura mu nda ni nko kuvuga ngo wagambaniye iyo ugambaniye umuntu buriya njye nimba nje nkagambanira wenda umuntu runaka kuri wowe sibyo umuntu nje nimba nje nkakubwira amagambo ku muntu runaka uraza umbwira ati ariko se ibyo ndi buvuge ntari bugenda ntaje kunkuramo amagambo kugambana ntabwo ari ikintu cyiza noneho ku igihugu cyakubyaye igihugu gishobora kuguhana kuko nta muntu n'umubyeyi araguhana ni igihugu n'umubyeyi rero ntukabifate nk'inzika ngo warahanwe ngo wumve ngo ntabwo igihugu kigeze kikwanga ku gihugu cyo cya igihugu ntabwo umwana umubyeyi ahana uwo akunda. Yego ahana umubyeyi ahana uwo akunda kugira ngo nyine akugorore niba wari wagoramye wongere ugororoke. rero kandi sintekereza ko just abantu kagisanga umuntu hanze kuko ngo baramufunze yazize ibyaha yakoze. Yego ubu ngubu yarazize ibyaha yakoze kuko nakakanya turi no mu bihe byo kwibuka kuko birangira mu kwezi kwa karindwi turi mu kwa gatanu turi mu bihe byo kwibuka rero nabyo tuba tugomba kubivangamo tukibutsa abantu gukunda igihugu cyabo sinabumwe ngo banabikwibutse reka bigomba kuba biri mu itegeko. Rero ubwo nimbanze igihugu wanze umubyeyi wanze bigize ikinani bigize ikirara nta kuntu wajya kugwa ishyanga ngo bazagushyingo warataye igihugu cyawe imitungo yawe ikazaribwa n'abo hanze batakuzi ugasanga wenda wubatse amazu wakoze ibiki biriwe n'abo hanze batakuzi imitungo amasambu hasigaye ikibazo kimwe nandi kugira abantu inama ntayigira menshi amagambo ushaka ndavuga
igusakujeho cyangwa se igusakuje kubaza mami yego nawe ujye muri comment nawe wandike icyo ukora iyo nyine bikugendekeye gutyo sibyo muri comment atubwire niba ari ibibazo twashyizemo abona cyangwa ari ibyo twasubije bitagize hajyamo nawe akavuga uko abyumva muri comment niba mufite twazifunguye ntabwo twe tuzifunga nk'abandi yego ariko niba wandikamo comment tuvuga igihugu turayisi iyo isi igusakuje ni iki kigufasha gutuza no kongera kwiyizera mu byo ukora iyi si gusakujeho ni iki kigufasha kongera gutuza no kwiyizera mu byo ukora yego buri wese aba afite tekinike ye ni tekinike ariko njyewe ndatuza nkashaka imana niyo yonyine impa amahoro muri njyewe hanyuma rero kugira ngo nongere kwiyizera ni ijambo ry'Imana ryo ryongera rikama imbaraga kongera rikansubizamo imbaraga buri wese afite tekinike igende gutyo mugenzi ikindi kibazo nakubajije nawe kandi ntushaka kubaza nawe bari muri comment batubaza twanditse tuzatuza tubasubize yego njyewe nari kwihangana Elisa Leponse yego nabibabwiye nanjye nitwa Alice Kabongo Durand tukaba turi kuri Réveil ta Créativité yego mbibutse gukora subscribe share like na comment nimba wanyuzwe n'ibyo twagukoreye hibutse kuri Mana Maison de Hôte bakira abashyitsi mu buryo butandukanye waba uturutse hanze waba mu gihugu yego uraza tukwakire niyo mbidurana mama w'umwana mwiza ngira ngo mwamubonye uraza kwakire service hari service nyinshi waba ukeneye sale zirahari hari ahantu ushobora kujya ugakoresha projecteur yawe ukayashyira irahari nayo hari amasare hari piscine hari hari akantu gato ka mu gitondo petit déjeuner hari gukorera petit déjeuner ariyo breakfast banshatse mu Faransa kugira ngo abatumve aba diaspora badukurikiye ngira ngo ndabona usigaye ubizi bayita petit déjeuner ari gukorera iryo kisa nisa ndaza kubereka amafoto n'utu video mugene mureba ukuntu ibintu bimeze neza kuri Mana Maison de Hôte mbibutse ko udukeneye yego wahamagara wenda kuri nimero yanje cyangwa se ukatwandikira baduhamagara kuri nimero yanjye wenda yego kuri RTC cyangwa twandikira WhatsApp kuri 0789 oya witanga bagiye kuyibaha nta kibazo kuko oya bazatwandikira oya ariko uranayibaha ufite igitekerezo ndashaka kuba tugezaho waba ufite impano ababyinnyi ima creativity yose mu gihugu cy'u Rwanda aho mushaka ko tuza kubasura aho mushaka ko tuza kureba ibyo mukora turahari ujya mutubwira Mana Maison de Hôte niho biri gukorerwa n'umuntu hari akavuyo keza gutya n'ahari imitako ikorwa na mami nona tunaba yambaye neza yambaye ikote baryita nibyo mu Faransa aya makote na mu Faransa yambaye udukomo duhenze ndi kubibona impeta igaragaza ko arubatse atubyaye ni mami yego urabona yambaye neza akakanya ahagaze amafaranga arenga ashatse kuvuga murakoze cyane babi bye reka nongere bikore neza ko nabishoboye sawa ambateri lisari murakoze cyane